twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba dufite imari nyinshi ndetse kugira ngo uzajye uzibona umunsi ku wundi nuko ubanza kwiyandikisha ugakora subscribe kuri iyi channel yitwa Nzuri Market, ukajya ubona izindi mari zose tuyenda tugushyiriraho. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugufitiye ikibanza kiza cyane giherereye Kicukiro ahazwi nk'Igikondo, kandi aho kiri hagenewe imiturire. Iki kibanza gifite ubuso bungana na metero kare 3,000, kirahendutse cyane. Igiciro cyacyo ni miliyoni 45 gusa, zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro wahamagara 0788488697 cyangwa se ugahamagara 0782220123. Ushobora no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo ya Mahaneza neza. Ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho niho dukorera. Kandi ushobora no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ukabona izindi mari nyinshi tugiye dufite wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group Limited, ikaze.